Rero nk'uko twabisezeranye, hari uwanditse mu kiganiro ejo ati uzadusobanurire neza ukuntu umuntu cano ye iba monetize kugira ngo atangire ahembwe, mbese hasabwa iki? Nge tuvugana ni Kinini Live TV imbere ya mikoro. Niba utari wakanda subscribe na like, kanda subscribe na like kugira ngo tujye tubana muri iki kiganiro. Ntabwo tuzatwizimba mu magambo, rero reka ntangire ngusobanurira neza wowe wambajije icyo kibazo kugira ngo YouTube channel yawe ibashe kuba monetize, ubashe guhembwa nk'uko n'abandi bose bahembwa. Icyo usabwa ni iki gikurikira. Nyuma yo gufungura YouTube channel yawe ugatangira gukora amavideo cyangwa amaudio cyangwa ibiganiro wigisha abantu kuri YouTube, urasabwa kuba ufite subscribe 1000 zonyine gusa. Nyuma yo kugira izo subscribe 1000, ikindi kintu usabwa ni uko ufite watch time hours. Watch time hours ni amasaha 4000. Ugombye kuba ufite ibyo bintu iyo bihuye ari bibiri, subscribe 1000 time watch hours, amasaha 4000. Nuwango ayo masaha 4000 na amasaha YouTube ikonvatinga abantu barebye ibiganiro washyizeho ku buryo aza guhana n'4000. Iyo umaze kuyuzuza ibyo bintu urapurayinga, cyangwa se YouTube team ubwayo iragenzura channel yawe ikabona umaze kuzuza criteri, ikakohereza message ikakubwira ngo igihe ugezemo urasabwa kwa apurayinga kuri monetization. Yamara kugwa iyo message ro kuri email yawe ukayibona, ugahita wapurayinga. Iyo wapurayinze usaba monetization, icyo YouTube ikora ni kimwe gusa, yinjira muri video zawe wihaye uburenganzira, igatangira gucekinga ireba ko nta copyright ufiteho cyangwa se copyright striker. Ibyo bintu byose nukurikira ikiganiro cyanjye umunsi ku munsi uzabisobanukirwa kugira ngo ubashe gukora YouTube channel yawe neza nta makosa, kuko hari igihe abantu benshi babikora batabimenyereye, ugasanga arishutse YouTube channel yashyizeho ibintu ariko bikaza kurangira bayisibye burundu bakayibura. Ubwo rero icyo usabwa ni iki wowe, nuko ukurikirana amasomo yanjye umunsi ku munsi, ukazajya ukora ibintu neza uzi. Niba twaratangiranye ejo ukaba waramaze gufungura YouTube channel yawe ukaba ufite subscribe 0 cyangwa se umaze kugira 10 bitewe nawe umaze kugira, ukajya ukurikira ibiganiro byanjye umunsi ku munsi, nta kosa rizijya ari kubaho niba ubahiriza ibyo nakubwiye. Ubwo rero wowe wamaze kugira subscribe 1000 ukaba ufite amasaha 4000, nawe reka tugendane muri iki kiganiro ufatire. Icyo usabwa no kureba ko udafite icyo bita copyright. Copyright ni iki? Copyright ni igihe ukoresheje ibihangano by'abandi cyangwa video z'abandi zitari zawe z'umwimerere. Izo ngizo YouTube irazigenzura, yamara kuzibona ikaguha copyright. No kuvuga ngo iyo uhawe copyright biba bisobanuye iki? Bikubwiye ngo mu gihe cyo gusaba monetization yuko izo video zose zitazigera zihemberwa na rimwe, ntabwo YouTube izaziguhembera. Kandi ikindi niziba ziriho ntabwo YouTube izigera iguha icyo bita monetization kikwemera gutangira guhembwa. Mu gihe cyo kwa uploadinga ko requestinga usaba monetization, urasabwa gukuraho izo video. Icyo uzakora nta kindi, ushobora kuzaya muri setting ya YouTube studio yawe ukagenda ugafata izo video, aho kugira ngo uzisibe ukazihindura prive kugira ngo zere kubarwa mu mubare w'izindi, kugira ngo YouTube nijya gukora monetization ntizazibone, cyangwa se ukazisiba kubera ko zizaguteza ibibazo. Copyright ntabwo ihemberwa. Copyright striker 1, 2, 3 bahita basiba channel yawe. Ibyo bintu byose nzabigusobanurira uyu munsi. Icyo nagamije no kugira ngo nkusobanurire icy'amasaha 1000, icy'aba subscribe 1000 n'amasaha 4000 akumariye. Hanyuma numara kubibona ibyo bintu twabigezeho, nzagusobanurira ibikurikira. Ariko nawe ukurikira ibiganiro byanjye warangije kubyuzuza, nagusobanuriye no gucekinga video zawe ukareba yuko nta video z'abandi wakoresheje ibyo bita reused content. Nta video y'abandi wakoresheje
itemewe kugira ngo batazaguha copyright strike ugasanga waruhiye ubusa channel yawe barayisibye. Ubwo rero ngira ngo umunsi ngusobanuriye neza icyo ugomba gukora, icy'amasaha 2000 namaze na subscribe 1000 zizagufasha. Ibyo bintu uko ari bibiri bizagufasha kwa applyinga kuri monetization. Nuwarakoresheje amavideo yawe cyangwa se content z'umwimereri, YouTube izagukosora iti kubwira ngo you are monetized, channel yawe yabaye monetize. Niba kubwira ngo yabaye monetize, icyo basobanuye ni iki? Nuko guhera uwo munsi nushyiraho video izajya ihitizaho amadolari y'amanyamerika, $1 américain, ikimenyetso cy'amadolari y'amanyamerika. Hanyuma rero izahabwa agaciro video nuko wakoze ibintu byiza abantu bakayireba, ubundi YouTube igatangira kugifata iminota abo bantu barebye ikayikonvatinga mu madolari ukazasanga kuri account yawe. Ibyo bintu byose tuzabivugaho mu biganiro byacu bikurikira. Ndagusaba rowe no kurikirana ibiganiro byanyu umunsi ku munsi, ukande like, subscribe kugira ngo ejo ibiganiro bitazagucika bikurikira. Niba utari wabikora bikandeho, ubundi ejo nakagaruka tuzakomeza ibiganiro byacu. Kandi niba wifuza ko hari icyo twaganiraho, ujye muri comment wandikemo icyo wifuza ko twaganiraho cyangwa udasobanukiwe, ejo nzakigusobanurire. Nge warebaga kuri kamera ni Kinini Live TV, nakagaruka.